muraho neza abakunzi bacu. Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abane namwe, Imana ibahereze umugisha. Kuri uyu munsi ngiye ugarutse, musanzwe munzi uw'Abijuru Alliance, ndi umukobwa ushima Imana, nsengera muri ADPR. Uyu munsi ngarukanye amashimwe menshi yuko Imana yaturinze, yuko Imana yongeye umwaka ku buzima bwacu. Ni iby'agaciro gakomeye kuba Imana yagufata ikagusigaza kuri iyi si. Benshi baratanze, inshuti zacu zaragiye, abavandimwe bacu baragiye, ababyeyi bacu baragiye, ariko Imana yaraturengeye iradusigaza, iratuzigama mu maboko yayo. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. N'ikimenyimenyi nawe ufite ibimenyetso birenze kimwe, birenga bibiri, yuko Imana yakurinze. Biba bitangaje kugira ngo umuntu asinzire, narangiza abyuka amahoro, abyuka akiri muzima, ingingo zose ari nzima. Ni iby'agaciro gakomeye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tuzi benshi bavuye mu mubiri, wajyamo ukabyuka akavuga ati kanaka yapfuye, ukabona wamupostinze ku mastatasi ati rest in peace, ariko wowe kuba bataragushiraho, ntabwo ari ukuri mwiza, ntabwo ari ukuri inzobe, ntabwo ari ukuri igikara, ntabwo ari ukuri muremure, ntabwo ari ukuri mugufi, ahubwo umenye ngo ni urukundo rw'Imana. Hari impamvu Imana yagusigarije kuri iyi si, ni ukugira ngo utunganye ibyo itaratunganya. Impamvu Imana yagusigaje kuri iyi si ni ukugira ngo uhembure abantu imitima. Amen. Imfubyi yuko Imana yazirengera, Imana ishimwe, ko zabohoka. Ubwira abatagira shinge na rugero, ubabwire imirimo y'Imana, ubabwire ko Imana igira neza, ubabwire ko Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Abantu bihebye ubabwire ati nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma yo kubabara hari ukunezerwa, nyuma y'imihangayiko hari uguhemburwa n'Imana. Imana ikakugirira neza. Ubwire abantu, ubabwire ibihumuriza umutima, ubabwire ko Imana iri hafi. Ubwire abantu kwihana, ubwire abantu kuva mu byaha, ubabwire uti Imana niyo yagusigaje. Nyamara wakora ibi ngibi, Imana ikakugirira neza. Nyamara kwiba si byiza, nyamara gusambana si byiza, nyamara kujya muri ibi byaha ntabwo ari byiza. Abantu bakumbuza ubwambi bw'Imana, ubabwire ati dore igihe kigiye kugera, nyamaze igihe kiri kuturangirana. Ubabwire ati Imana nyamara nubwo yatinda, urupfu ntabwo rutinze. Haleluya, amen. ubabwire ati nubwo Imana bavuga ati igihe bahereye batubwira ngo Imana iraje iri he, ubabwire uti nubwo Imana yatinda, ariko urupfu rwo ntabwo rutinze. Ubwire abantu kwita ku iherezo ryabo. Ese iherezo ryawe rimeze rite? Ese iherezo ryawe bizarangira bite? Ubabwire ati Imana yadutabara, Imana yakurengera, wava muri ibyo byaha, Imana ikakugirira neza, iherezo ryawe rikaba ryiza. Imana yacu idufashe. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu Bacamanza, ariko mbere na mbere tugiye kubanza twasengera ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana igira neza, nyagora ku ngoma, Imana turagushimye, abanye natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami Imana turagushimye ko twongeye umwaka ku buzima bwacu. Ushimwe Kristo, ushimwe ko tuzigamye mu maboko yawe. Mwami Imana benshi baragiye turasigara, ababyeyi beza baragiye turasigara, abakobwa beza baragiye barasigara, abasore baragiye Mwami Imana turasigara, abana batoya baratashe turasigara, ariko Mwami Imana izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nushimwe uhimbazwe Kristo. Mbere ya byose Kristo, dusengeye umuntu ugiye kuvuga ijambo ryawe. Mwami Imana ntabwo twasengera ijambo ryawe kuko ryabayeho tutarabaho, ahubwo Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo unyeze, undebane amaso y'imbabazi. Mwami Imana tureba buri munsi, tugacumura buri munsi, imitima yacu Mwami Imana ihora yanduye, ariko nyemerera Kristo ubwo tugiye kuvuga amagambo yawe, uhembure imitima. Abazabyumva Kristo bazasubize nk'imbaraga nawe, abazabyumva aho bazaba baherereye hose, nyemerera Kristo ubwiza bwawe buzaganze mu mitima yabo, bazumve babohoye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rizababera umutsima uzabageza Mwami Imana aho batakagombye kugera. Ijambo ryawe rizababera akabando ko kubacuma iminsi. Ijambo ryawe rizababera amara inyota igihe umwuma uzaba waje. Kristo nyagora ku ngoma, Imana buri wese mu ruhande rwe, nyemerera ijambo rizamuhembure kukugira neza. Ngaho ganze tuyeho kuri Imana mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu Bacamanza ibice 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisiraheli. Haleluya. 11 yaranditswe ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera
cyari muri Ofuru kwa Yowasi umwabiyazeri. Umuhungu wa Gidiyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. 13. Gidiyoni aramusubiza ati, Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Haleluya, amen. 14. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Haleluya, amen. 15. Gidiyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu turaboroheje, mu muryango wa Manase nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramusubiza ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Haleluya, amen. Dusubiremo uyu murongo wa 16 ngo Uwiteka aramusubiza ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Imana ishimwe, amen. Abamidiyani ni abantu bari bakomeye muri iki gihe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iki ni igihe Abisirayeli bari bararangije kuva muri Egiputa. Muzi inkuru zabo ukuntu bagiye muri Egiputa, babaye imbata za Farawo. Muzi byinshi banyuzemo, Imana ikabarengera ikavuga ati, nzabana namwe, nzabagenda imbere, ahataringaniye nzaharinganyiza. Haleluya, amen. Imana ikababwira ati, mwihanganire igihe murimo, isaha nigera nzabavana muri Egiputa mbatuze i Kanani, mu murwa nabitegura izina ryayo rihabwa icyubahiro. Abisirayeli barangije bakajya bahora bagasenga bagatitiriza. Ariko ndagira ngo nkubwire amateka abana b'abantu bakuzimo, Imana igiye guhindura topic y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe, haleluya. Wowe bigumemo neza, Imana ishimwe, wihanganire amacuma akujomba, wihanganire ibihanda nk'uko Mukristo yihanganiye ibihanda ubwo yari ari kugenda mu rugendo rujya i Siyoni. Yahuye n'ibicanege byinshi. N'aba Abisirayeli bahuye n'ibicanege byinshi ku buryo byatumaga bihakaniye Imana bakipfira, kugeza aho ababyeyi bakamaga amabere yabo bakavanamo amashereka, akaba ariyo bakamisha amatafari y'Abanyegiputa. Haleluya, amen. Ntabwo ari ibintu biba byoroshe, bisaba imbaraga, bisaba kugana connection n'Imana. Imana ikaguhumuriza ikakubwira ati, mwana wanjye, nubwo ibyo kwa Farawo byakugerageza, imbere ni heza. Nubwo wahura n'ibicanege byinshi, imbere ni heza mwana wanjye. Haleluya. Abisirayeli babaye muri Egiputa igihe kirekire, bagatotezwa, bagahura n'ibibazo byinshi, bagahura n'ibibazengereza, ariko none Imana ikababwira ngo humura witinya, nubwo zatonoma ziraziritse, nagira ngo nkubwire, nubwo ibyo bigeragezo byose byakugota, Imana n'Imana ukabona imisozi, hagati ukabona n'inyanja. Haleluya, ndagira ngo ngutangarize, Imana yo mu ijuru ishoboye byose. Nubwo zatonoma ziraziritse, nubwo ibyo bibazo byaza, ntacyo bizagutwara. Imana yimanye igifite agaciro, aribwo bugingo. Imana yimanye igifite agaciro. Na Yobu ubwo yari ari hariya, yahuye n'ibigeragezo byose, abana bamushizeho, indogobe zose zapfuye, abagaragu bose bagiye, yihanganiye ibimugerageza, aguma ku mwami we, arakomeza ararwana, kugeza aho Imana yamubwiye ati, umugore we yaramubwiye ati, ihakana Imana yawe wipfire. Haleluya, amen. Hari igihe tugira inshuti zimeze nk'umugore wa Yobu, zikatubwira ngo mwana wanjye, aho kugira ngo ibi byose ubibimo, ihakana Imana wipfire. Imana yacu itugirire neza. Uyu Yobu nawe rero yari ageze mu gihe kibi, kugeza aho umugore we bashakanye bakajya mu mategeko avuga ati, ngewe nemeye yuko tuzatandukanwa n'urupfu. Umugore we yaravuga ati, ihakana iyo Mana yawe wipfire. Turabizi neza ko uri inkozi y'ibibi, n'inshuti ze zitangira kumucira urubanza, ziramubwira ati, hari icyo wakoreye Imana, ntabwo ibi bintu byose byakubaho, ari ibibazo gutyo byizanye gusa. Ndagira ngo nkubwire, ihanganire igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Amen. Imana ishimwe, umusongo urimo, amen. ihanganire kubura urubyaro, haleluya, ihanganire kwicwa n'inzara, Imana ishimwe, kubura urubyaro, ihangane
wihangane, nyamaze nyuma y'ibi hari ukunesha, nyuma y'ibi hari amashimwe. Wowe komeza wihangane, ubura abana wihangane, ubure perime wihangane, ubure ubukwe wihangane. Nyamaze Imana nubwo bwapfa kenshi, Imana iba yiteguye kukurengera. Ndagira ngo nkubwire wowe komera gusa wihangane. Yobu yarakomeye yihanganira igihe yari arimo arangije, ariko Imana yacu ishimwe yimanye igifite agaciro aribwo bugingo. Yabwiye Satani aramubwira ati ndamuguhaye ndamukugabije, nari ibyo bigeragezo nibimuzeho, ariko hari icyo nkwimye. Haleluya. Nkwimye ubugingo bwe, atansiyo kubukoraho. Ndagira ngo nkubwire nubwo ibyo byose wabinyuramo, Imana yacu biri kukureba, ibifite impamvu yabyo. Ndagira ngo yimanye ubugingo bwawe, yimanye password y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire nubwo inzara yakujya gute, ndagira ngo nkubwire Imana yimanye igifite agaciro aribwo bugingo bwawe. Ntacyo uzaba, wowe komeza gusa wihangane. Abisirayeli nabo bageze igihe Imana irangije ibavana muri Egiputa ibageza muri Kanani. Haleluya. Mu butayu bahuye n'ibigeragezo byinshi, bagashaka kwicira inzira, ariko Imana yacu yabagarutse irongera irabababarira. Ndagira ngo nkubwire nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Byanashobokaga yuko bari gupfira mu butayu bakicwa n'inzara, ariko Imana kuko yari yarabasezeranyije kujya muri Kanani, ntabwo yigeze ibatera umugongo. Ntabwo Imana yagutera umugongo, ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukugabiza amaboko y'abana b'abantu ngo bagufateho ijambo. Haleluya. Izemera ko amabyo abana b'abantu badusize katuguma katunukira. Oya, Imana yiteguye kuturengera, Imana yiteguye kuguhoza, Imana yiteguye kuguhereza 2025 mu munezero. Imana yiteguye kuguhereza umunezero, Imana yiteguye kukuremera igitangaza. Wowe yemerera ubigumemo neza. Haleluya. ngo barangije bageze mu gihe ngo barangije baribagirwa, Abisirayeli bibagirwa Imana yabavanye. Haleluya. Ariko natwe tugira mu gihe tukibagirwa yuko tutarabona etaje nzira, tukibagirwa yuko twaryamaga muri rigori, tukibagirwa yuko twajya gusaba icumbi, tukibagirwa yuko twakodeshaga amazu ba nyiri ibyondo bakadusohora, ariko Imana yacu ikihesha icyubahiro ikatubwira ikaduhereza na piriyave. Hari abo basohoraga nta piriyave kagati mvira mu nzu, hari abo bazaga kagati twabonye uwishura inzu yongejeho 5, ariko Imana ikakomeza ikaguhisha ikaguhindira mwubwo bukode, wamara kugera muri etaje ukibagirwa. Haleluya. Abana b'abantu dufite indwara yo kwibagirwa, aho Imana yadukuye, yuko Imana yatugiriye neza, yuko Imana yaduhaye manu mu butayu ikaduhereza inyama. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko Imana yacu turengera, tukibedwa amasengesho twasengaga tutarasubizwa, amasengesho twasengaga tukurira za kanyarira zandabirambiwe. Haleluya. Tugasengera mu mazi mu butayu ijoro ryose, tukabyuka saa 9 tugasenga, ariko abana b'abantu tukibagirwa. Ndagira ngo nkubwire wowe ongera ufate connection n'Imana yawe. Imana yiteguye kuguhereza imbabazi, yarangiza ikakurengera. Haleluya. Imana yakurengera hari utwo ukizigamye mu mutima wawe, biragusaba kugira ngo ugire ibyo urekura, kugira ugire icyo ufata mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo Abisirayeli barangije basenga ibigirwamana, kandi Imana yari yarababujije bitewe n'ibyo Imana yarabakorera, ati ntimuzagira izindi mana musenga keretse Imana yo mu ijuru. Haleluya. Imana yabavanye muri Egiputa, aba ariyo mana muzakorera, ariko abantu benshi twibagiye ibyo Imana yadusezeranije, ahubwo dutumbiye iby'Ikanani. Bituma tugwa mu mitima, bituma duca abagabo bacu inyuma, bituma twigira ibyo ntazi, tukomeza kwinangira mu mitima. Ariko nagira ngo nkubwire wowe wizere Imana gusa. ngo nuko marayika araza asanga Gideyoni munsi y'igiti, iramubwira ngo Gideyoni we, undi ati karame, iramubwira ngo haguruka ujye gukiza Abisirayeli. Haleluya. Abisirayeli barahingaga ngo maze Abamidiyani bakazana ingabo nyinshi bakajya kubirandura byose bakabisiza, ntiyasigare na kimwe. Abamidiyani bari baragiye ku Bisirayeli, barabafasheho umunyago, bajya kubagatera Abisirayeli bakabanesha. Abisirayeli batangira kwitotomba, Abisirayeli batangira kwibuka yuko hari Imana.
ahari nawe hari kugera mu gihe ugatangira kwibuka yuko hari Imana yawe. Ndagira ngo ubwire Imana yawe irahari, naho yagiye iracyahari. Imana yakudwaniriraga cyagiye, n'uyu munsi yakudwaniriraga. Imana yarwanye nawe, Imana yabanye nawe mu gihe cyo hambere, na n'uyu munsi Imana iracyari kumwe nawe, iracyiteguye kukurengera, iracyiteguye kugutabara. Na hanyuma ya Zeri irakora ngo Abisirayeli batangira gutakamba, bibuka yuko hari Imana yabavanye muri Egiputa ikabana na ba sekuruza babo. ngo barangije barongera baribuka. Imana yacabwa icyubahiro, ngo barongera batakira Imana. Imana yaba ngo nababujije kugira izindi mana mwambaza usibye Imana yo mu ijuru. Barasenga basaba Imana imbabazi. Nawe ahari uyu munsi wakwirengagiza byose ukatura ugasaba Imana imbabazi, Imana ikakurengera ikakubabarira. Ngo nyuma yo kubabarira nibwo yasanze Gideyoni aho yarari. Mu izina rya Yesu Imana ihabwa icyubahiro. ngo nuko maze ngo isanga Gideyoni aho yari yicaye ngo ari gusekura ingano ngo zo guhisha Abamidiyani. ngo nuko Imana iramubwira ngo nuko marayika w'Uwiteka araza munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofuru kwa Yowasi w'Umwabiyezeri umuhungu wa Gideyoni. Haleluya. ngo yasekuraga ingano. ngo nuko maze ngo igira kuri Yorodani amubwira ngo kuri Gideyoni amubwira ngo mwana wanjye niwe uzarengera Abisirayeli. Maze Gideyoni avuga ati Imana ibyo byashoboka bite? Iwacu turi abakene, nta cyiza cyaturutse iwacu, ese ibi bintu nabigenza gute? Imana iramubwira ngo wowe humura, ndi kumwe nawe ahataringaniye nzaharinganyiza. Haleluya. nzabategeka bakumvira. Imana yacu ishimwe. ngo nuko maze Gideyoni aravuga ati ndi umwana mutoya ntacyo nakwishoboza. Imana irangije aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. kandi ngo witinya Uwiteka aramubwira ati ni ukuri nzabana nawe. Haleluya. Imana yakubwiye ko izabana nawe, Imana yakubwiye yuko izakurengera, Imana yakubwiye yuko hari ikizagukorera, Imana yakubwiye yuko izaguha urubyaro, Imana yakubwiye yuko izaguha inzu, Imana ishimwe, izakwishurira ishuri, Imana yakubwiye ko izaguha diplome y'umugisha. Imana yagusezeranyije ibintu byinshi. witinya wowe hagararire gusa urebe agakiza Uwiteka ari bukuzanire. wowe witinya tumbira umusaraba. Imana yacu yiteguye kukurengera, Imana yacu yiteguye kugukiza. ahari waba uri gusengera akazi, Imana yacu yiteguye kukaguha. ngo witinya. Haleluya. Amen. yakubwiye ko izabana nawe. Imana ishimwe. akazi ikwicaje mu biro. Imana ntibeshya. Imana izabana nawe nubwo ko kazi waba ukarimo bitoroshe. Imana izabana nawe, izakurengera nubwo waba uri mu ntambara zigoye zo kubura urubyaro. Imana yakubwiye ko izabana nawe. wowe komera gusa. Imana yacu ni rubasha, ishoboye byose, ntabwo ishoboye kimwe. Ntabwo yashoboye kuguha umugabo ngo irangize kwima urubyaro, ntabwo yashoboye kugukorera ubukwe ngo irangize gutume hagati haza divorce. wowe komera gusa, isengera urugo rwawe, wizera Imana, hanurira ubuzima bwawe, uvuga ati burakomeje, ubuzima bwanjye ni bwiza. tegeka ubuzima bwawe, remera ubuzima bwawe akazi, rema urubyaro hagati kuri wowe, rema perime hagati kuri wowe. wowe witinya. Imana yakubwiye ko izabana nawe. wigira ubwoba. iyo biyaza kugira ubwoba ntabwo Imana yari kumushumbusha, ariko ntabwo yatinye ibigeragezo, ntabwo yatinye ko yabuze abana, ntabwo yatinye ko umugore yizeye, ntabwo yatinye ko nawe atangiye kumutererana. wowe komera gusa. Imana yacu ni inyemana, ni inyarubasha, ikora ibikomeye, ihindura ibyanze guhinduka. wowe witinya gusa. Imana yacu ni karuhura, yiteguye kuguhekera ibyo bibazo byose. wowe witinya, yakubwiye ko izabana nawe. komera gusa. niyo ubukwe bwapfa bwa mbere, ubwa kabiri bugapfa, wowe yakubwiye ko izabana nawe, ikubwira ko izakubakira. nubwo wabikoze agihari, Imana igiye kubikora gihari, ndetse nushake nawe uzamuhereza umukenyero akenyere.
Imana igusubije ubukwe bwawe bwapfuye kenshi ariko Imana irabugusubije. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Ni ukuri nubwo ku kazi bakwirukanye hari akandi kazi k'umugisha Imana yakuremera. Hanurira ubuzima bwawe uvuga ati nakiriye akazi k'umugisha mu izina rya Yesu. Uvuga ati nihuje n'inzu yanjye ubukode ndaburambiwe. Gira ibyo urambirwa wowe komeza gusa wiringira Imana yakubwiye ko izabana nawe. Gira ibyo uhaga urangiza ugire n'ibyo utegeka ku buzima bwawe. Imana yacu ishoboye byose. Tugiye gusenga ariko Imana yakubwiye ko izabana nawe. None witinya nubwo zitonoma ziraziritse, witinya nubwo kwishuri byaba biri kwanga bari kugusohora muri exam, wowe witinya gusa. Yakubwiye ko izabana nawe no mu mashuri. Hanyuma ya zero Imana igikora wowe witinya gusa. Tugiye gusenga. Mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, nyaguhora ku ngoma Imana. Ubwo wasangaga Gideyoni hariya Mwami Imana ntacyo yari afite, yasekuraga ingano. Mwami Imana yarakubwiye ati Mwami Imana aba b'Imidiyani nzabakirisha iki ko ntacyo dufite? Urangije ngo nagenda uko imbaraga ze zingana. Natwe Mwami Imana tuje uko imbaraga zacu zingana. Ni wowe ubwira icyo urema warangiza ukagikomeza. Nyemerera Kristo uzubane natwe. Amagambo yawe Kristo watubwiye ko uzabana natwe. Nubwo uburwayi bwaba bwanze turi kubisa Sasiro watubwiye kuzabana natwe. Tujyamanye nzayimana. Nyemerera utegeke ku burwayi bukire. Nyemerera imbaraga zawe zitegeka ku burwayi bukire. Nyemerera Kristo usanga abadwayi aho baba baherereye bose, bari mu bitaro, abadwariye mu rugo, watubwiye kuzabana natwe. Rero ntabwo wadutererana. Niyo uburibwe bwaba bwinshi ntabwo wadutererana Papa. Ongera ugaruke ku buzima bwacu. Nubwo urubyaro rwabuze watubwiye kuzabana natwe. Widutera agahinda, ntabwo twaremewe gushavura. Ongera ureme urubyaro. Yiwe Kristo yakubwira kunda z'ababyeyi, utanga abana b'umugisha. Watubwiye kuzabana natwe. Rero Kristo duhereza amashimwe muri 2025, duhereza amashimwe Mwami Imana. Abadwaye indwara z'amayobera, nyemerera Kristo uganze mu mitima yacu, utegeke mu mitima yacu, ugira ibyo warema. Izi ndwara z'amayobera ni wowe Kristo uzizi, ni wowe uzitegeka, ziri mu bubasha bwawe. Nyemerera uhindure ibyanze guhinduka ku babyeyi, uhindure ibyanze guhinduka ku bakobwa, uhindure ibyanze guhinduka ku bagabo, uhindure. Utanga akazi k'umugisha kuko uri uwera. Ureme ubundi buryo Kristo. Nubwo Mwami Imana abana b'abantu batuzi mu mateka nyemerera ureme indi topiki ku buzima bwacu. Nyemerera ureme ubundi buzima bwacu. Nyemerera Kristo ureme ubundi buzima. Abana b'abantu batwishimye kenshi kubusa, ariko uyu munsi twakiriye kunesha kwawe, twakiriye amashimwe yavuye mu biganza byawe. Komeza utegeka ku buzima bwacu, komeza uhembure imitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.